iyo mbyibutse bintera agahinda, iyo nibutse uburyo narimbanye na Diamond kuri stage imwe nkongera nkibuka ibyishimo bitarondoreka haye abanyarwanda, ibyo byose bintera nimba ikomeye cyane. Iyo ndebye ubuzima busharira nk'umuravumba ndetse n'ubuzima bwa gihonongu nongeye gusubiramo nyuma y'ubwamamare bwanjye. Kurya yari we, kunywa yari we, umwana wanjye yigaga ari we, ubuzima ni bwinshi bwahagaze wanjye. Aya niyo magambo yuzuye kwicuza kwinshi yatangajwe n'umuhanzi Nsengiyumva Francois wamenyekanye ku izina ry'Igisupusupu. Ariko koko hari uwavuze ati isi ni konsa uzonke vuba kuko si nyoko. Kuri izi saha tuvugana, umuhanzi Nsengiyumva Francois wamenyekanye ku izina rya Gisupusupu kuri izi saha ari mu buzima busharira buharata nk'umuravumba kubera byinshi bitari byiza byamubayeho. Nifuje kukuganiza muri iki kiganiro cy'iminota mikeya. Wowe ukurikiye iki kiganiro, nyemerera mu minota mikeya nkuganiza iby'amasangane, iby'ibyago byabaye ku wamenyekanye nk'Igisupusupu kugeza ubwo yisanze kuri izi saha no kubona ibyarya bisigaye ari ikibazo ku buzima bwe. Ariko se ubundi Nsengiyumva Francois wamenyekanye ku izina rya Gisupusupu, ubuzima n'amateka ye ni ibihe? Ese nuwe mutego witambitse mu buzima bw'ubwamamare bwe kugeza naho kugezana n'uyu munsi yongeye kwisanga mu buzima buharata yabagamo mbere yo kwamamara kwe? Byose ni muri iki kiganiro tureba kabitera. Nje ndi Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV 1. Nyabuneka niba aribwo bwa mbere wisanze kuri umuyoboro, urasabwa ko wakanda subscribe ukigora ugakoza urutoki kuri ako kantu kanditseho subscribe. Niba ubikoze wifurije umunsi mwiza wawe ikaze. Amazina nyakuri yitwa Nsengiyumva Francois, yavukiye ahazwi nka Kiramuruzi, ubu ni mu karere ka Gatsibo mu mwaka w'1978. Kuri izi saha akaba afite imyaka 48. Nsengiyumva Francois avuga ko yakuriye mu muryango utishoboye cyane ko byatumye acikiriza amashuri ye, aho yagarukiye mu wa 4 primaire. Abantu benshi batandukanye bari nk'abakuranye na Nsengiyumva Francois bavuga ko ibyaranze ubugimbi bwe bwarangwaga n'impano itangaje ndetse n'urukundo yari yarahariye umuduri. Ariko Nsengiyumva Francois nk'uko yabitangaje ubwo yarangizaga gusohoka muri gereza, aho yari yarajize ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, yatangaje ko umuduri yawigiye muri gereza ndetse byanatumye asohokamo ari intyoza mu gucuranga igicurangisho cy'umuduri. Akiva muri gereza yahise ashaka umugore, kuri izi saha bafitanye abana 2. Ariko amikoro muri uyu muryango wa Nsengiyumva Francois yarakomeje kuba ingorabahizi, aho kubona icyo kurya ndetse n'icyo kwambara byabaga ari sakirirego. Bahisemo kwirundurira mu mwuga ndetse no kwijandika mu biyede, kwijandika mu buhinzi, aho bahingiraga amafaranga benshi mukunda kuvuga ko ari uguca inshuro. Nsengiyumva Francois muri uruhererekane rw'ubuzima rwari guje ikiyede ndetse n'isuka, byatumaga benshi bamusuzugura ndetse bakanamwambura, aho ngo we n'umugore we bagiye guhingira umuntu maze akabambura arenga 1400 yagombaga gutunga umuryango wa Nsengiyumva Francois. Nsengiyumva Francois byaramubabaje cyane ndetse binamutera umujinya, ahitamo gufata umwanzuro wo gusezerera isuku. Ko yabwiye umugore we ati ngiye kwihiringa maze nshakisha umuduri byibuze nze ncurangira abantu, ufite igiceri cy'ijana akintemo, ufite n'igiceri cya senkani nacyo kime nta kibazo tuzatungwa nayo. Nsengiyumva Francois yahise akora umuduri maze atangira kugenda azenguruka mu masoko atandukanye, by'umwihariko ayegereye aka karere ka Gatsibo, aho yacurangiraga abantu umuduri byibuze abamukwenye bakanamusigira igiceri cy'ijana ndetse n'icya senkani. Nsengiyumva Francois ibi byose yagendaga akora byatumaga urujya n'uruza, abahisi n'abagenzi baza kumushagara aho yabaga acuranga umuduri ndetse n'indirimbo zasitsaga benshi. Abantu batangiye guhurura maze haza kuziramo umunyamakuru witwaga Yohana Umubatiza waruje mu kiganiro cyitwaga Amakuru yo muri Quartier. Ubwo nibwo yahuye na Nsengiyumva Francois maze atangira kumucurangira ku muduri.
Iyi video yatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga, maze abantu benshi batangira kuyishiraho udutima bavuga bati uyu musaza afite impano koko. Ukuri wari wibereye iyo mu mahanga nawe yagiye kubona abona iyo video y'umusaza ufite impano itangaje imugezeho. Nubwo abantu benshi babonaga iyi impano bakisekera gusa ndetse bakabifata nk'urwenya, Ukuri we yabonye ko iyi impano yakinjizwa mu murongo w'abahanzi muri rusange, maze ahitamo gushakisha uburyo bwose yazahura n'uyu Nsengiyumva Francois wari usanzwe amenyerewe kuzenguruka mu masoko agiye atandukanye acurangira abantu ku izuba ry'igikatu indirimbo zitandukanye. Ukuri yahise amusinyisha amasezerano mu nzu y'abahanzi yari afite yitwaga The Boss Papa, yari isanzwe ibarirwamo n'umuhanzi Karasira. Mu mwaka wa 2018 n'umwaka utazibagirana kuri Nsengiyumva Francois ubwo yasoraga indirimbo yise Maria Jeanne. Twese turabyibuka neza ubwo twagiye tukumva ku maradiyo, ku mateleviziyo, indirimbo Maria Jeanne yatangiye kuba ikimenya bose, maze twese dutangira kurangarira, dutangira gushagara uyu wari wadutse nk'umuhanzi mu kanya gatoya witwaga Nsengiyumva Francois, maze twese dutangira kumutera izina Gisupusupu, maze ahahakura izina yise Igisupusupu. Muri ubu bwamamare bwe ndetse no gukundwa n'abanyarwanda, yatangiye gusohora indirimbo nyinshi zitandukanye zirimo nka Icange, Isubireho, Rwagitima ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye zagiye zituma uyu Nsengiyumva Francois akomeza kuba ikimenya bose mu banyarwanda. Nsengiyumva Francois ubwamamare bwe bwaje guterwaho umusumari n'igitaramo cyitwa Iwacu Muzika Festival cyatumiyemo umuhanzi w'ikimenya bose muri Afurika Diamond Platinum. Iki gitaramo Nsengiyumva Francois yari yagitumiwemo maze atangira gususurutsa abantu mbere y'uko umuhanzi ukomeye Diamond Platinum asesekara ku rubyiniro. Nsengiyumva Francois yakunzwe na benshi, maze Diamond Platinum ubwo yajyaga kuri stage asanga abantu bari barangije guhumbagizwa ndetse no gushimishwa n'uyu muhanzi Nsengiyumva Francois. Ibi byanditse andi mateka akomeye kuri uyu muhanzi Nsengiyumva Francois. Mu mwaka wa 2019 Medal yatangarije itangazamakuru ko yifuza gukorana indirimbo na Nsengiyumva Francois. Ibi byatumye Nsengiyumva Francois amasosiyete agiye atandukanye harimo nka Airtel, Bank of Kigali bitangira kumwifashisha ngo abyamamarize. Ibi byatumye Nsengiyumva Francois atangira kwiyuburiraho akavagari k'amafaranga, byatumye yubaka inzu y'umutamenwa mu karere ka Gatsibo. Nsengiyumva Francois urugendo bw'amamare bwe bwatangiye kugera harindimuka mu mwaka wa 2021 ubwo yafungwaga azira gusambanya umwana w'imyaka 13. Nubwo iki cyaha cyamuhanaguweho, ariko nanone burya ngo ageze muri gihonongo ibintu bikomeza kumubana bibi. Twese turabyibuka tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2025, inkuru y'akababaro yasesekaye mu mitima y'abanyarwanda tutazibagirwa kugeza na n'uyu munsi, urupfu rwa Ukuri. Ibi byahise bishimangira ko noneho umuhanzi uzwi nka Nsengiyumva Francois agiye kugera harindimuka. Nyuma y'urupfu rwa Ukuri, Nsengiyumva Francois nk'uko byari byitezwe na benshi, kugeza izi saha Nsengiyumva Francois abayeho mu buzima bwo gupfundikanya nk'abandi bose, aho kuri izi saha amaramuko yakeshaga ubwamamare bwe atari hakiyakura, aho gasiga ashakisha mu bindi biraka bitandukanye. Ariko se Nsengiyumva Francois tuzimanye turebera n'uruhe ruhare se mu itangazamakuru kugira ngo Nsengiyumva Francois byibuze yongera agaruke mu bahanzi nyarwanda? Nje nari Rambona Jacques, akanjye nkakuyeho, nawe ikisigaje nuko washaringa iyi video nawe byibuze ukazabarwa mu bafashe uyu muhanzi Nsengiyumva Francois kongera kwimakazwa, kongera kumvwa mu mitima y'abanyarwanda.